Reka tubasuhuze mwese mukurikiye Umuseke TV, tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye n'amakuru aba agezweho cyane cyane avugwa mu karere. Turajya mu burasirazuba bwa Congo ndetse tunarebe intambara ya M23 n'igisirikare cya leta ya Congo muri rusange. Turi kumwe n'umutumirwa Albert Rudatsimburwa, akaba asesengura politike y'akarere k'ibiyaga bigari. Albert, turabasuhuje. Nanjye ndabasuhuza. Mumeze neza? Ubu ko tugiye kwinjira muri Gashyantare bayi imvura. Sicyo kiganiro tugiye gukora muri uyu mwaka ra? Harya duherukana umwaka ushize. Duherukana umwaka ushize. Okay, amata n'ubuki noneho. Bifurize mwese n'abatureba. Okay, reka dutangire rero ikiganiro cyacu tureba ingabo z'umuryango wa Afurika w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo. Ntabwo ari byose kubera ko hagiye ibihugu bigera kuri bitatu: Afurika y'Epfo, Malawi ndetse na Tanzania. Izi ngabo z'ibyo bihugu zigiye kumara amezi 2 mu burasirazuba bwa Congo, zifatanya n'igisirikare cya leta ya Congo kugarura amahoro muri kariya gace, cyane icyabajyanye no kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa M23. Albert, SADC kuva yahagera nta mpinduka turabona. Impinduka nuko twabonye nuko intambara yariyongeye, kandi mbere ko SADC iza urebye neza twari twaramaze amezi atari make igihe ingabo ahubwo za East African Community zari zihari. Hari ceasefire, cessez-le-feu, ubona kuba ko ni hamwe na hamwe habaye imirwano, ariko twavuga ko byabanjiriza amatora ya Congo ko ari ukuntu imirwano yari yarahagaze. Ubu ngubu kuva SADC ije, cyane cyane muri iyi minsi ishize, tubona ko umuriro wariyongeye. Ariko ku bijyanye n'aho M23 yari yarafashe, ntabwo SADC n'igisirikare cya Congo barabasha kubakura muri ibyo bice, kuko ndibuka ko icyo gihe nyine cy'amatora M23 yari ifite Kicanga muri Masisi, ifite ibice bya za Kirorirwe, ifite Rucuru, ifite mu igice kimwe cya Nyiragongo. Kugeza n'ubu ngubu niko bikimeze, n'ubwo imirwano imeze gutyo. Ahubwo bagiye bafata n'ahandi kubera ko bagomba kwirinda. Mbese mbere yaho ibyo bo bari bumvikanye n'izindi nzego, kuva haba inama y'abakuru b'ibihugu, ni cessez-le-feu, hanyuma n'imishyikirano, guhagarika imirwano. Niyo gahunda bari bazi kuva SADC ije rero. Kandi muri iyi minsi ubwo SADC yahise itangira kurasa hamwe na FARDC. Byasabye rero noneho ko kubera ko ibyo icyagaragaye ni uko babatera amabombe, ariko ntabwo batera bombe aho mbese kugeza n'ubu ngubu ntabwo ari M23 barasa aho ngaho, kandi barasa mu baturage. Nicyo kintu cyagaragaye, nuko ahubwo abaturage bagiye babigwamo, ari property zabo n'inka z'aborozi n'abantu bamwe na bamwe babaye target. Byasabye rero ko ibyo twagiye tubona nuko ahubwo M23 ahubwo yatangiye no gufata ahantu hari strategic kugira ngo bababuze gukomeza kubarasa, nk'uwo musozi witwa Muremure, umusozi ukomeye cyane barwanyeho umunsi wose, ariko amaherezo birangira
M23 yabakuyemo, ahubwo byabaye ikirundo cy'abo bantu babarwanya. Havugwa yuko hapfuye abasirikare benshi b'Abarundi, ariko nabonye mu mibare abantu bavuga, nabonye hashobora kuba harimo no gukabya, kuko kuvuga ngo hapfa abasirikare 440. Abo nzi, umubare nzi y'abantu bari kuri tere ku musozi neza bageze ku 100 ku basirikare b'Abarundi 100. Arimo aba officers 2 muri abo ngaho mvuga ko ari 100 niba nibuka neza, ariko hari na convoy yabo yabaye ambushed, yavaga Minova bagira ngo iganisha Sake. Niba ari abandi bantu bari bahamagaye ngo baje kubafasha, sinakurikiye neza, ariko nzi ko nabyo byarabaye. Mbese nizo ngabo zitirutse, abandi barirutse. Ingabo z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi nizo zasigaye, ani nizo zarahaguye. Ingabo z'u Burundi burazifite usesengura, zifite ubushobozi bwo kuba zarwanya M23 zikayitsinda. Erega ntabwo ari bo ba commanders, ntabwo ari bo bayobora ibyo bitero, bari aho ngaho nta kozi bafite, urumva, nta kintu cyatuma bari aho ngaho, kubera ko ari abasirikare bakurikira amabwiriza y'ababakuriye, ariko urebye neza bo nta, kandi si iwabo, ntabwo wavuga kuti kari abantu bapanze neza, bipangiye uko aho bashyira za defense n'iki byose, urumva, si bo bari in charge, ntabwo ari bo bareba uko intambara igenda. So icyo tubona M23, nitwibagirwe ko M23 ni iwabo, ni iwabo, niho bavukiye, niho bakuriye, barahazi. So bazi ibyo barimo, ibyo bakwiye no gukora, kandi bafite n'inararibonye mu gisirikare, abantu bamaze igihe kirekire, bazi ibyo kurwana, ibyo gupanga igitero, ibyo kugaba igitero, ibyo kwirinda no kugira ntuza abakomereka mu babo, ibyo byose barusha n'abandi bose, kuko tuvuze n'Abarundi, ariko ko twumvise ko haje na South Africa, haje na Tanzania ubu ngubu. So urumva ibyo byose M23 ni ifite amahirwe yo kuzakomeza intambara, kandi bazi ibyo bakora, kandi nabo bafite icyo barwanira cyane cyane. Nahoze mbona mu binyamakuru bavuga yuko ingabo za SADC nazo zatangiye kuraswaho, ndetse nabonye n'ifoto, ntabwo ndaverifiya neza ngo ndebe aho yafatiwe n'igihe yafatiwe, ariko igaragaza abasirikare bari ahantu barimo bavurwa, bakavuga yuko ari abasirikare ba SADC barashwe. Ku makuru ufite, kuko dukorana ikiganiro twizeye neza ko ibi bintu byo amakuru yo muri Congo yakurikira, SADC irimo irarwana na M23 kuri front. Ntabwo nahita mbyemeza, n'aya mashusho nayabonye, n'aya tuvideyo mu bitaro bavuga ko ari kuri Goma, ko ari abantu bakomeretse n'iki byose, bamwe bavuga ko ari Abatanzaniya n'iki byose. Ntabwo muri iki gihe ntabwo numva ashaka kugira ibindi nabivugaho, kuko ntabwo sinabyemeza. Hanyuma se iyi ntambara ya Congo nitazagera ikaba iy'akarere, kuko biratangiye, urumva harimo ibihugu, harimo Burundi, harimo South Africa, harimo Malawi, harimo Tanzania,
kandi bagiye kurwana? hari ibintu byinshi twagiye tubona muri Congo ko byinshi ari amafilime, ari amasinema. Cyane cyane ni nabo bari imbere, bari no ku rwego rwo hejuru. Iteka ibintu byose barabivuga nk'aho bigiye kuba ibya nyuma, bigiye kuba ibitangaza n'iki byose. Kugeza ubu ngubu ugenda umva icyo nabonye ni uko ari South Africa, ari Tanzania, bisa nk'aho babyitabiriye kubera ko bari muri SADC, ariko simbizi niba imigambi yabo kweri ari ibyo ngibyo. Byashoboka, ariko no kuzabikurikirana hafi na hafi, kuko ikigaragara nuko nabo ubwabo ingabo zabo ziri aho ngaho zirabyibonera ko tutari muri wa mwaka igihe bo barasaga M23 itabasubiza, yari muri withdraw, kandi yari withdraw yari yumvikanye n'impande yose, bo barabarashe icyo gihe. Ariko noneho barabona uko igisirikare cya M23 gihagaze, nabo barabyibonera. So aka kanya mu kiganiro cyacu ni ukuzabikurikirana, ariko icyo mbona ni uko bahari. Ese bamaze kujya kuri front line, I don't know. Ariko amavideyo tuzi neza ko abanyekongo ni ibintu bakunda. So kubabona bavuga ko bagiye kwa adui ari M23 n'iki byose, ko they are threats, ibi byose ni ibintu wasanga ahari ari ibintu byo kuvugira kuri kamera gusa. Ariko nk'uko uyu munsi nimugoroba nshobora kuba nabonye ayandi makuru, nka ejo nkazababwira ibindi, ariko nibura mbabwira icyo mbona, icyo nizera. Ikigaragara ni uko hari mayimayi baruzuye, ni ishyano ryose. Hari FDLR barahari, kuko muri ibyo nababwira ko n'abanyarwanda bamwe na bamwe, abanyarwanda ariko bo muri Congo, bariya bita kari abanyarwanda de rwandophone, abavuga ikinyarwanda, ariko ubundi urebye ni abanyarwanda, nk'uko ugira abashi, abanande, abahunde, abo ngabo ni abanyarwanda. nk'ubwo bwoko nyine bw'abantu kuriya byari bimeze kuva na mbere. By the way, mujye mubimenya, kuko kandi mu buzima nigeze kuhasura kera muri 79. Aho hantu nageze, za Masisi, za Gicanga, za Kirorirwe n'iki byose, hari hateye ubwoba. Kandi aho niho honyine hari harasigaye hari u Rwanda, navuga, kuko abanyarwanda bari abanyarwanda. Bya bintu batwewe twaje kwaruka by'abahutu n'abatutsi ntabwo byabagaho. Urumva ngaho iyo za Masisi, aho hose za Rucuru n'iki byose, kuko bo bari bameze ubwoko bw'abanyarwanda nyine, ubwoko bumwe, nk'uko byanahoze kuva ku ngoma za cyami imbere. So bari hamwe n'abahunde, iruhande rw'abahunde, abanande, abashi, ayo n'amoko aturanye. So ibintu byo kubashyiramo ibi bintu by'abahutu byatangiye ku ngoma ya Habyarimana, nibo babitangiye, yashaka ngo nabo bamere nk'ibyo yari afite mu Rwanda icyo gihe. So nabivugiraga kubera ko bamwe na bamwe mu bantu, ariko nukubyumva neza, uribaza uvuka ahantu, ujya mu ishuri na mugenzi wawe, iki byose n'umuturanye, murakurana, hanyuma kubera amateka ya vuba ugasanga bamwe babaye M23, abandi babaye Nyatura, bagakurikira FDLR, kubera ko ubwo buvuzi bwa FDLR bwatangiye
bumaze imyaka 30 bwabagiyemo. Ariko muri iyi minsi numvaga ahubwo abo ngabo batangiye kuvuga bati ibintu turimo ni ibiki. Nabonye ibiganiro bagira kuri za WhatsApp n'iki byose bavuga ati ntabwo abana bacu bagomba kuhashirira, kugira ngo nabo bagize abantu benshi batakaje hariya. So nabo numvise ko bisa nkaho bavuga ari ubusazi ibintu barimo, ko bakwiye kuzarika no kurwanya M23 ahubwo bakabasanga. Kuvuga ni ugutaruka muri 79 ubwo wangana gute? Nari muri kaminuza. Natangiye kaminuza. Wari wagiye Masisi kureba abavandimwe cyangwa cyane bwo natangiye jewe ubuzima bwaje nk'umuntu mukuru nabajije i Burundi kuko niho hari headquarters, hari mama mukuru, aba uncles banjye, aba aunties banjye, abo tuvukana benshi niho babaga. Hanyuma numvaga nshaka kureba aho naravukiye, so narambutse njya mu Rwanda, ndatembera u Rwanda ndareba hamwe n'abavandimwe nahasanze, ndakomeza njya i Kigali ndavuga ni ariko se wajya kureba uko tubayeho nk'abanyarwanda no mu buhunzi, ko nabanje i Burundi reka njye kuri Goma, ko nari mfite ba uncles babiri nashaka kubona n'abandi. So biberagayo biberaga hariya. So ndakomeza ndambuka njya kuri Goma, mbona n'abanyarwanda hari n'ibyo nagiye muri icyo gihe ari urubyiruko, abajene, hari inama rero yagiyemo abajene babwira abasaza ariko ngo babaretse ngo bazabe abazayiro kuko bari impunzi. Basaba abakuru bo mu miryango bemere ngo babe abazayiro. Icyo gihe hari option, hari amahitamo y'uko umuntu urumva kuko ubuzima bw'impunzi urumva ntabwo byari byoroshye. So nibuka n'imvugo umusaza yabajurira ati ariko se mwabana mwe hanyuma se mubayeho nahise seka n'abantu bose baraseka kuko ati koko murashaka kuzamera nk'abariya bantu ngo mubayeho mukababazayirwa. Kuko nibwo bumvaga ko nabo bumvaga ko n'abanyarwanda bagomba kuguma ari abanyarwanda, ariko byarabaye bamwe babaye abazayirwa abandi bakomeje kubimpuza, ariko abenshi babaye abazayirwa n'iki byose. Abahisemo ubwene gihugu cyangwa kugira ngo aho ukomeza kuba impunzi, kugira ngo babashe kwiga nk'abandi banyekongo n'iki byose. Aho erega hari n'ikibazo kubera ko icyo gihe urumva aho bajyaga hose bakababwira ngo mpunzi urumva ngo ni nkaho ntacyo muri cyo impunzi. Erega nuko mwandika za pa kandi tutize dupunga ariko n'abandi babisoma bagasoma ngo mpunzi, urumva abatasoma Ikinyarwanda icyo gihe. Hanyuma kubera ko abo ba oncle banjye aba uncles icyo gihe ntabwo nabasazi kuri Goma, barambwira ati no ugomba gukomeza ukajya za Gicanga hanyuma nuko nahageze. Bari bahatuye bo niho babaga. Reka tuve kuri ibyo by'ubuzima bwite, reka tugaruke biraryoshye urumva muri iyo myaka umuntu w'umusore abasha gutembera ibihugu bitatu. Ahubwo mpavuye ndagize tugwe mu nka mpavuye uvuye Masisi kuri Goma mbese. Ariko n'icyo gihe urumva hari na benshi twaje kumenyana, twari tuziranye mu mazina gusa, twakomeje kubana nyuma yabyo
ubuzima bwacu bwose. Hari benshi nahasanze kuri Goma, mbese bamwe bari inshuti abandi umuryango, ariko noneho mpavuye nshaka gusubira i Burundi nkavuga ni aho nyura za Uvira reka niyongere u Rwanda ku mupaka. Noneho Zaire wa icyo gihe baramfata baramfunga bati yo oza espion cubain. Donc bafataga nk'umuntu wo muri Cuba. Icyo gihe hari intambara y'ubutita, hari intambara mu majyepfo ya Congo ya UNITA. UNITA abo muri Angola se yafashwaga na Mobutu. Mobutu yarabafashaga barwana na impera. Abo bo kwa Savimbi, kwa Yonazi Savimbi. Barwana nabo kwa Neto. Na Dos Santos. So 79. So wabikuyemo gute ko bari bakaze? Abasirikare bo kwa Habyarimana nibo bantabaye, kuko barambonye bumvise imvugo y'Ikinyarwanda barababwira ati oya uriya mwana n'uwacu. Tekereza kabisa. Urumva 79 abantu bari bakira abantu. So bumvise imvugo y'Ikinyarwanda batangiye kunyerezaho n'iki byose azayirwa bati reka umwana n'uwacu ntabwo ari umukwiba mu mureke atambuke. Ni nabo bampangiye noneho banshakira ntuza imodoka ingeze i Kigali. Sindare ku Gisenyi nkomeze. Abasirikare bo kwa Habyarimana. Tekereza. Icyo gihe ntabwo bari bazi yuko uri wahunze uri Burundi. Ibyo byose bo bumvise ko ndi Umunyarwanda mu by'ukuri bona afite imisatsi n'ubwanwa na bere. Icyo gihe imisatsi yari umukara n'ubwanwa na bere. Abantu bakajya ngo ndi murumuna wa Che Guevara. Bere turiya tugofero tw'abasirikare dufite ikintu imbere. Abazi Bobi Wine muri Uganda ajya dukoresha. Abazi Che Guevara noneho. Kuko niyo shusho abantu bafite. So wa mugani nasaga nabo ariko bor isura afite ni henshi nanyuze abantu bafata nk'umuntu wahandi. Umusomali. Ethiopia na Addis Abeba nagombi kubereka ntari bo ko bashaka kunjyana kuri floor. Icyo gihe nanyuze bari mu ntambara nabo. Muri Ethiopia. Gaho tukomeze. None iby'intambara byaragukurikiye ukurikira amakuru. Nabaye mu mahoro. Ahangaha iki canga wari wasuye icyo gihe hari amahoro, ariko ubu hari imirwano. M23 irimo iraharwanira n'igisirikare cya leta ya Congo, ndetse haravugwa ko iyi mirwano irimo igwamo abaturage benshi baterwa amabombe. Wigeze kuvuga ko araswa na leta ya Congo, ariko kugeza ubu ngira ngo nta gihamya kuko na M23 ikoresha intwaro. Oya ntabwo ibyo byose na nuza bahasanze. Ntacyo nahigiriye ngo mbyirebere, ariko berekana amashusho y'amabombe, ibimenyetso nibyo muri SADC, ariko ni ibintu twagiye tubona ibyo ari byo byose. N'intambara yose ya M23 aho bagiye bafata nuko baraswaga, ariko akenshi kuva bigitangira kuba babakubita babarasa bari Runyoni Cyanzu, barasaga mu baturage bigatuma M23 igomba gusohoka. Ni nabyo bagiye banatangaza mu matangazo yabo bavuga bati okay bararasa, ariko tugiye kurinda abaturage, turareba uko tubyifatamo. Bagiye mbese babasanga, niyo mpamvu bagiye abandi basubira inyuma. Niyo mpamvu kuva Runyoni ubu bageze muremure, uriya musozi aho hose kuva Bunagana, Rucuru, za Kishishe, aho hose za Butare,
za rubare hose nuko bagiye bahafata kuriya. Ariko nabonye article wigeze kwandika muri Jeune Afrique, ariko icyo gihe umenya byari ku ntambara ya Kabila na M23. Uvuga yuko hashobora kuzabaho leta ya Kivu. Ugiye kureba rero M23 ahantu irimo iva kuva Bunagana kuza kubari hafi ya Sake, niko amakuru avuga. Ugiye kureba ntabwo M23 bazakomeza barwane gutyo gusa bafata cyangwa bafite objectif nyine yo kuba bakora iyo leta. Uribuka igihe nayanditse iyo article hashize igihe, kuko urumva ku butegetsi bwa Kabila hashize imyaka 10 iranarenga. Ni cya gihe urumva bari bumvikanye muri 2009. Hashize imyaka 2 bajya mu matora, abazungu nabo bashakaga ayo matora icyo gihe. Kabila agira ibyago icyo gihe kuko umujyanama we wari ukomeye, nibwo natangiye gufata nanditse iyo article kubera ko ni mwanke afite izina sinzi ko izina risubiye inyuma, ariko mwanke yapfuye muri accident y'indege, yaguye ku ijwi gira ngo. Kandi we yari umujyanama wa Kabila. Apfuye Kabila icyo gihe nta bantu bo urwego rwa mwanke bamugiraga inama. Apfuye icyo gihe kandi amaze gutorwa, Kabila amaze gutsinda amatora tuvuge, abazungu ntabwo bashaka ayo matora, ntabwo bashaka ko yongera. Ntabwo ubwo urumva Kabila agiye kuva muri 2001. Yego. Isa amaze gupfa. Yego. 2009 yari amaze hafi imyaka 8, 9 ku butegetsi. Yego. Abazungu ntibashaka ko akomeza kuyobora. Hanyuma ayo matora ya Congo yafashijwemo n'akarere, ari Uganda, ari Angola, ari u Rwanda, hari n'abandi bafashe kugira ngo adasuzurwa n'abazungu. Akora aya matora, ariko abazungu icyo gihe bavugije induru. Abazungu bose ari Amerika ni Buraya. Ku buryo icyo gihe nibwo Amerika yasabye Ububiligi bagende bamubwira ko wenda bashobora kwemera agaturu kamwe, ngo yongera agaturu kamwe, indi manda. Ariko nawe agira icyo atanga. Nibwo Didier Reynders yari ministre Minafeti icyo gihe wo mu Bubiligi, yagiye Kinshasa, aramubwira ati turakwemerera akandi gaturu kamwe, ariko nawe uzaduhe umuntu. Nibwo yamusabye atange ntuza ntaganda, kugira ngo nabo bagira icyo bajyana muri, kuko ICC yabo za The Hague, La Haye, nta muntu bari bize bafata. Ariko nibyo nkubwiye ni nuko nta mwanke wari uhari icyo gihe. Kabila apfa kubyemera, azi ko ariko urumva hari amasezerano yari yarakoranye nabo bose, n'aba Bosco bari barimo. Bosco Ntaganda icyo gihe banavuga ko yari n'umuntu wakoranaga na Kabila. So nibwo M23 yavutse ni kuriya, kubera ko intambara bari barahagaritse ya CNDP muri 2009. Bakorana amasezerano mu kwa gatatu 23 icyo gihe. So urumva rero niyo M23 yavuye, kuko bari bafite amasezerano atarangiza no kuza
ibyo mbese ashakamo umwe muri bo. ni nabwo hari ukuntu nabo byabaciyemo ibice, kuko bamwe baremeye bemera amafaranga ya Kabila, abandi inyangabugayo bo basubira mu ishyamba. Nibwo Makenga we ubundi yari ntuza military ntuza komando wa majyepfo ya Kivu, yaranagaruye n'amahoro hariya, Sultani Makenga, yego. Asanga abandi bagenzi be kugira ngo noneho birinde, kuko Kabila yagomba kuza kubafata. Nibwo rero ni wa mwaka ubwo ni ryari mu ntambara ya kabiri ya M23 ya mbere bavuga nyine 2009, ubwo se 2009 oya 2009 nibwo bari barasinyanye na SNDP. Nibwo binjiye mu gisirikare, mu masezerano ntabwo byari bihagije gusa, bagomba kugarura amahoro muri kariya karere, hanyuma n'imiryango yabo igatahuka ikava mu buhunzi. Bitararangira ni 2012, ni 2012. Icyo gihe nibwo byabaye. So nibwo M23 yavutse. Article nayanditse noneho kugira ngo mvuge ni amaherezo gukomeza icyo gihe cyose kiriya gice cya Congo gihora mu ntambara. Abantu bakuze bavutse ari intambara, bakura ari intambara, bamwe baracyari hanze. N'ubu intambara irahari. N'ubu intambara irahari. Urumva ni kituma navugaga amaherezo kiriya gice gishobora kuzagira kiti reka nanone niba batadushaka twabarekeye Congo, hanyuma tukiberaho twebwe. Mbese nk'uko South Sudan yavuye muri Sudan, bakavuga bati niba abasudani batadushaka bakomeza. Ibyo ariko Congo ibyita balkanization, kandi gashinja u Rwanda na Uganda ko nibyo gushinja, ariko ubikorera ni Congo nyine. Nta bandi mbese baritera ibyuma buri gihe, urumva, kuko abo barwana nabo. Ibyo gushinja erega ibyo byose niyo amasinema navugaga na mbere, urumva, iteka amakosa na y'abandi. Ni nkaho bo nta ruhare bagira mu kuyobora Congo, urumva, ariko ubatera ni Kinshasa. Ariko twibuke kugira ngo abantu babyumve neza, kuko akenshi abantu bashobora kuba Kinshasa ni ibirometero 2,200 na 500 ugira ngo, cyangwa 600 kugira ngo ugere kuri Goma. Ni ukuvuga ni nkaho waba uvuye muri Lisbon muri Portugal ukagera muri Copenhagen muri Denmark, cyangwa ukava Paris ukajya kuri Moscow kwa Putin. Urumva ibihugu bingahe ugomba kunyuramo. Nko muri Afrika ni nko kuva nkahe, ni nko kuva mu Rwanda ujya South Africa. Erega ni kimwe, urumva, ubu uri kuri Atlantic Ocean, uri hariya ku nyanja ya Atlantic, ukaza hagati muri Afrika. Erega Afrika ni kinini, ukaza hagati. Ubwo se ubundi ahandi hose hari amoko angahe unyuramo, kandi nta infrastructure ihari. So niyo mpamvu uvuga ni amaherezo nuko abanyafrika bahawe ibintu batazi, kuko nyuma y'ubukoloni biriya bihugu byose uretse u Rwanda, u Burundi, Ethiopia na Somalia, ariko abandi abanyafrika nta kintu bakoze muri ibi bihugu babamo. Ntabwo ari sibo babikoze. U Rwanda ni urw'Abanyarwanda, n'umurage rwakozwe n'Abanyarwanda kuva bigitangira. Abarundi nabo ni kimwe, ariko Kongo yakozwe n'umuzungu, yakozwe n'umubirigi. Kandi we icyo yashakaga ni ahantu ntuza the eyes on the cake, ni abantu yasanzemo, ariko icyo yarashakaga ni aho hantu. Abo bantu ni inyongezo, urumva.
ariko abanyekongo ni kituma navuga ntabwo babyumva, urumva, ntabwo bigize babifata bibe igihugu cyabo, urumva. Umuntu wibereye Kinshasa ntabwo azi uko abanyagoma babayeho, uko Bukavu bibayeho, uko Butembo bubayeho. N'ubuzima ariko buriya buratandukanye, n'imico iratandukanye, n'imyemerere iratandukanye, buretse ko bose wenda ari aba born again ubu ngubu. So urumva ibyo byose noneho ukongeraho ko uhorana mu ntambara, nta mutekano, abo bantu ntibashobore kuvuka ngo barerwe, bajye mu ishuri, bakore akazi, mbese babeho iyo myaka yose. None se bizakomeza? Nicyo ituma nanditse iyo article, amaherezo gukomeza biriya. None Tshisekedi nibyo yakomeje, kandi Tshisekedi kuko kuva icyo gihe M23 n'abandi n'ibindi bihugu nkuko byari byarafashije Kabila, byose basaba M23 babe bavuye mu nzira y'intambara, bizakomeze mu nzira y'imishyikirano, bavamo. Icyo gihe cyose ntabwo twongeye kubumva, kandi kuva icyo gihe nta ntambara yabaye. Icyakomeje cyakora ni umutekano muke kubera za milisi z'abamayimayi, ariko ntabwo wavuga ko hari Kongo ari mu ntambara, kari intambara, ni ibintu byabo. So abantu bibuke neza, Tshisekedi ajya muri presidence nta ntambara yari iriho kuva muri 2018, kuva ariko muri 2013 nta ntambara yakomeje, kuko M23 yaratsinzwe, yavuyemo. Kuvuga ko yatsinzwe, bavuyemo ntabwo ari ugutsindwa. Oya, ntabwo ari ugutsindwa. Twabonye baratsinzwe bakaza bagahungira mu Rwanda, abandi bagahungira Uganda. Ariko nicyo abantu babasabye bavemo, kugira ngo uriya muntu azabikurikiye mu mahoro no mu mishyikirano. Urumva? Kabila ntabwo ku rugamba ntabwo bigize batsindwa, n'icyo gihe abantu bari bahari ba South Africa na Tanzania na Malawi, mbese the Force Intervention Brigade, barasaga abantu batabasubiza. Harimo n'ububwa cyane, kuko M23 yavuyemo, nta muntu wakuye M23 muri Goma, nta bantu bavuyemo ku bushake bwabo, nibyo bari babasabye. Niyo mpamvu nkomeza kubivuga, abo bantu iteka baremera no muri 2009 baremeye, barasinyana. Abandi rero akenshi nibo batubaha ibyo bagasinyura, bagira ngo ni Habyarimana. Ariko rero urumva, ntabwo bize batsindwa, bavamo. Kuva icyo gihe cyose nta ntambara yari ihari, kandi nta n'umwuka mubi hagati ya Kongo n'u Rwanda, cyangwa hagati ya Kongo na Uganda. Ni ukuvuga ko Tshisekedi ni kuriya yabisanze, uwabitangiye noneho ejo bundi ni Tshisekedi. Ageze hagati muri manda ye, manda yatigeze atorwa, ari ibintu bamuhaye kugira ngo mbese amahoro akomeze muri Kongo. Aho gukomeza amahoro, akomeza intambara. Kongo iyo urebye wigeze kubivuga, ejo bundi minisitiri wa communication cyangwa minisitiri ushinzwe itumanaho Patrick Muyaya na minisitiri w'ingabo mu biganiro batanze bavuze yuko u Rwanda ruri inyuma ya M23 ndetse ngo rushaka gufata ubutaka, kuko ngo urebye imibare ngo igaragaza ko u Rwanda rucuruza koruta nyinshi ku isi, bakavuga yuko u Rwanda nyine rwo rwabashojeho intambara.
kuba Kongo isa naho iyoborwa muri ubwo buryo wari uvuze, rumva Kabila yahawe manda n'abazungu kugira ngo yongere akomeze. Tshisekedi yashyizweho atatowe, hanyuma abo ba minisitiri bagashinja u Rwanda ku donc responsabilité y'ibiri muri Kongo. Hari undi muntu ubyihishe inyuma. Attitude nk'iyi ngiyi nyine kuri aba bayobozi ba Kongo ntabwo ifitanye isano nyine nuko ibibazo byo muri Kongo hari abandi bantu bagena uko biri bukemuka cyangwa uko biri bukorwe. Ni igitere impungenge ni uko buretse bo ni Buraya ariyo mvuga ihari. Ni ikibazo kora hari abantu tuvuge bari mu nzego za politiki z'i Buraya bavuga ngo ikibazo cya Kongo ngo ni u Rwanda, ngo kubera ko u Rwanda rushaka amabuye y'agaciro. Ukibaza nta hantu babikura, ni imvugo gusa hanyuma igahoraho. Nta muntu uratubwira harya ni mini yihe u Rwanda rujya gucukuramo Koruta yihe yahe urumva ni urumva upfa kuvuga gusa aho bacukura nyine aho bavuga uti ikirombe ahangari ikirombe cy'u Rwanda nta hantu bavuga urumva. So gupfa kuvuga ngo u Rwanda rushaka iki urumva. Aho bitandukanye rero nuko ahubwo kera bataraza icyo kibazo abantu mbese batakajemo nuza business nyinshi n'abacukura nyine sosiyete z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, sosiyete buretse n'abatari n'amasosiyete urumva abacukura bari bo bose. Kuko u Rwanda rwagiye rukora ibintu ku murongo nk'uko bisabwa mu nzego mpuzamahanga zireba n'ubucukuzi n'amabuye y'agaciro. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwakoze investment no kugira ibintu byose bisabwa kugira ngo bakwemere. Hari training nigeze kujyamo bavuga yuko amabuye ava mu Rwanda akorwa icyo bita traceability. Exactly. Urumva bakayaha certificate igaragaza ko ibuye ryacukuriwe hano igihe iki n'iki, bagashyiraho igihe cyose ibintu byose bijyanye n'iryo buye n'aho ryavuye. Mbere yaho abantu bo muri Kivu urumva niba uri muri Kivu none se niba ucukuye hariya uzabijyana he? Ikishasa ugasubira ahandi Lisbon kandi uri Copenhagen urumva kandi ufite ari amabuye y'agaciro kandi iruhande rwawe wakwambuka ukajya mu Rwanda ukaza ukabizana ukagurisha imari nabo bagakora ibyangombwa byose bamenye aho ayo mabuye yavuye n'iyo traceability igakomeza urumva. Ariko destination finale nta nubwo ari u Rwanda. Ngira ngo Perezida Kagame yigeze kubivuga ko aya mabuye y'agaciro nk'iyo korutivamo ibintu bitandukanye ariko bya produit fini zikorwa ni mu Bushinwa of course, ariko hanze nibwo basaba ko haba iyo traceability. Ntabwo natwe mu Rwanda no gucuruza. So u Rwanda rwarabafashije mbese abantu benshi bacukura muri Kongo. Ariko ubu ngubu mbese hari n'ikintu tutavuze. Cya gihe banuza bavuyemo M23 bavuyemo 2012 twavugaga ko icyo gihe abantuza
nje kuvuga iki nta ntambara yakomeje yego ariko abo bamaye bose barakomeje mbese kodeko n'abandi abo rero Raya Mutomboki sinzi ntabwo mperuka kubumva no barimo baranahembwa na leta ya so icyo n'umutekano muke muri kariya karere nabo banyekongo babikoraga kandi bagakorana na FARDC urumva iki gihe cyose iyi myaka yose mbese ni Kongo ibikora biriye ubwabyo so urumva rero inyungu inyungu y'abantu bwite ku giti cyabo urumva ntabwo ari Kongo ariko nituma nkubwiye ni iyo uri Kinshasa biriya bintu ntabwo babyumva ni nk'aho ari igihugu cyigenga ni ukuvuga ko aba offices ba FARDC nibo basponsorizaga abo mayimayi nabo bakabona amabuye hari umugore nabonye ejo bundi arimo yiramanta cyangwa se kwiramanta ubwo mu kinyarwanda ni nko kugira gute kwinuba ariko avuga ko umusirikare wa Kongo iyo ahawe kujya kurwana mu burasirazuba bwa Kongo ngo arishima arafeta nk'aho agiye muri misiyo cyane urumva so umutekano muke rero muri kariya karere iyi myaka yose iterwa n'ibyo ngibyo ariko biroroshye kubera ko byabaye imvugo ukavuga ati ni u Rwanda ariko u Rwanda n'abo bantu bose bari mu mahanga cyane cyane n'i Buraya ko babona ko u Rwanda ibintu byose by'u Rwanda bigenda ku murongo ko batashaka gufatirwa nk'abandi bantu nk'abakenyeje ariko bumva se bijyana bite ni kwa kuntu bafite agasuzu ku banyafurika bati bose ni bamwe ntibabone ko u Rwanda rugira umwihariko. Albert Rudatsimburwa rero turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu twavugaga abaturage bapfa ndetse intumwa y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu yitwa Marquis hariya muri Congo aherutse gusohora itangazo avuga yuko abarwana barimo batera amabombe ku baturage. Urabona hakorwa iki kuri buri ruhande kugira ngo ikibazo cya mbere kuki atabavuga mu izina mu itangazo nta muntu yigeze atuko se kuvuga gutya gusa aba yariye Fred mission gusa agasubira New York ariko ntabwo aba yakoze akazi kuki atavuga ko leta ya Congo irasa abanyekongo cyangwa ati M23 niyo yabarashe kuko mbizi ko batabarasa kuki atavuga ko leta ya Congo kuko urumva muri ayo yose responsabilité ya leta ya Congo nta muntu ujya uvuga iyo responsabilité mbese bashinzwe iki kuki abantu batavuga ko Tshisekedi ibyo akora kuki ni ikibazo umuntu yaje arabizi arabyumva ufite ubushobozi bwo kurasa abo basirikare abo baturage ni leta nta bantu barusha ingufu leta kandi agaceceka ako nagahoma mu kuko buretse we na Amerika irabizi kuki itabivuga Ubushinwa turabizi ko ntabwo wajya bavuga bo baririra gusa kandi ababizi ariko bo barakomeza kuko na societe nyinshi zexploita hariya n'Abashinwa ariko bariciciye ntuzababaze n'ikintu kuri Congo cyaba ni imari no bafite ahandi bashobora kuvuga ariko Congo nta muntu wivuga ayo matora yose abantu isi yose yabonye karama ko byari brage barabibye byaragaragaye na kiliziya ya Congo yavuze ati ni fraud abantu bose ariko nta muntu uvuga bati mwapfuye gukora amatora birahagije mwibonemo umuntu watsinze birahagije. Nenateguye ikibazo kivuga kuri Alliance Fleuve Congo ariko reka ngisimbuka ahubwo tuvuge ku ntumwa za Angola zaje i Kinshasa
perezidansi ya Congo yavuze yuko babonanye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola witwa Tete, kandi Angola perezida Joao Lourenço niwe muhuza mu bibazo bya Congo n'u Rwanda, ndetse nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ngo hari amakuru yizewe ko Tshisekedi ubwe yaba yarashatse gusaba ibiganiro akabinyuza muri perezida wa Angola. Ayo makuru kuganira nande? Kuganira nande? Kuganira na M23. Buretse ko Tshisekedi urumva ko kasinya agasinyura, nta na kimwe yize asinya abyubahe. So byashoboka, nanjye nabyumvise, ariko navuga ni ega ibyo byose agashinguracumu reka nkubwire, n'ayo matora kuba yarabaye, ariko abanyekongo bazi ko Chirombo yibye amatora. Ariko yararahiye nka perezida ku itariki 20. Yego ibyo byarabaye koko, ni nk'uko amatora yabaye, ariko ntabwo bibuza ko yayibye. Ni ukuvuga ko hari abantu benshi nabo babyiboneye n'abanyekongo ubwabo. Ni ukuvuga ko uyu munsi ni uko wasimbutse icyo kibazo cya alliance, ariko Corneille Nangaa n'abandi ba Moise Katumbi. Corneille Nangaa niwe ukuriye Alliance Fleuve Congo, kandi ari mu bantu bashize Tshisekedi ku butegetsi. Icyo gihe yari akuriye seni, yego, komisiyo independante ishinzwe amatora muri Congo. So we n'abandi mbese babifashwemo n'abantu abaperezida bamwe na bamwe bo muri Afurika, nibo bafashe Kabila na Congo. Tshisekedi bafashe Kabila na Congo ku butegetsi bigende mu mahoro. Ayo matora uko yabaye, kubona bukeye amatora arangiye, Tshisekedi yohereza ingabo kwa Moise kugira ngo atave mu nzu ye n'iki byose, n'abandi bagiye kwiyamamaza bazi ko bazatorwa muri parlement, ariko bagasanga barabibye kandi bari barafashije Tshisekedi. Mbese hari abantu benshi batari bake bumva ko ibyo ari byo byose naho bafashije Tshisekedi, ariko yongera arababeshya, arabiba, ntiyabaha n'ayo mahirwe yo kuzakomeza. Icyo gihe rero Alliance Fleuve Congo ije ubu ngubu ikabwira abanyekongo M23 turi kumwe, abanyekongo nkatwe, kandi ntabwo ari M23, hari n'abandi ubu tugiye kubikorana. Urumva nabyo ni lazima bishobora kuba binakora mu mutwe wa Tshisekedi, bati hariya buretse Tshisekedi n'abantu be. Niyo mpamvu bishoboka kuko ubu ngubu urumva amatora yararangiye, ubu ni perezida. Ese iyi manda azayikora ate niba hose haje intambara? Nyuma yayo ho bizagenda gute? So urumva niyo mpamvu mvuga ni birashoboka ko Tshisekedi asaba ko wenda abantu bamufasha kubahuza kugira ngo ahubwo, kuko ibyo byose intambara ikomeje byaba ari defete kuri Tshisekedi, byaba ari ibihombo, byaba ari igihombo n'ibihombo ku banyekongo, ariko na Tshisekedi manda ye urumva abantu bose barabizi n'abarabizi ko abantu bose babizi ko atatowe ubwa mbere.
noneho tuvuge ko yatowe ubu ngubu ariko manda ye ikaba ntuzi kuko urumva kandi ukuntu yakoresheje amatora ni ukugira ngo yihe n'ubushobozi bwo guhindura constitution kubera ko ubundi iyi manda anayikoze yaba ari iya nyuma yego so ibyo byose ni ibyo umuntu agomba kubona intambara ikomeje ibyo ari byo byose ntacyo bifasha Tshisekedi. Bo Albert rero reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko ejo bundi ikipe ya Congo Kinshasa yatsinze Misiri match generaye nkireba kugera ku munota wa nyuma umuzamu witwa Mpanzi wa Congo atera penalty ikinjira ndabyina nyine muri salo urumva yari genyine ko ari nko mu masaa 8 gutyo nabonye ni Kigali hari abantu bishimye na Congo Brazzaville abantu barishimye Kinshasa nabyo birumvikana wowe iriya match warayirebye? Ntabwo nayirebye sizo ukuntu byancitse ariko ibyo byose byarashimishije ko Congo yatsinze nanone Misiri ifite umukinnyi dukunda twese agira ngo Mosara yaravunitse we so urumva ariko ibyo byose wenda hari icyo ushaka kumenya cyangwa nakimenye no urumva erega ibyo byose abanyarwanda nta kibazo bafitanye na Congo cyangwa n'abanyekongo ubwabo so nta nubwo umuntu ashobora no kubyibazaho ko twagirana ibibazo so ahubwo ni iwabo n'uburozi ni imvugo bazi ko umuntu kandi ariko niki kintu kikwereka abanyekongo gese ko nakuriye mu mahanga nakuriye mu bunzi abo twabanye uzi ntuza amatracte angahe nanditse ndi umusore tukazimprima tukazitanga tukajya muri demonstration twamagana ntuza mu butu ngo zave kuri ntuza abo bose hari na benshi nibwa muri 9 na gatandatu mbahamagase muri he ko bagiye gukuraho mu butu wa mu dictateur bakibagirwa ko twari twarabanye baratangiye kuvuga ngo no ngo ni invasion y'u Rwanda ariko ndababwira ko imyaka yose ko twanabanye kandi icyo gihe tuvuga rumwe ubu noneho wibutse ko ndi umunyarwanda urumva ariko twe abanyarwanda ibyo byose ntacyo bitubwira so ndibaza ko abanyarwanda benshi bafanaga uwo munsi nkawe kugira ngo bafanaga Congo. Reka rero dusoze ikiganiro cyacu tubashimira kuba mwabanye natwe tukaba tubasaba kujya hasi mugakora subscribe kuba batarayikora mugakora like mugatanga n'ibitekerezo byanyu tuba twavuze ku ngingo zitandukanye mufiteho amakuru bamwe bariyo za Masisi bari za Bunagana barigoma ibyo byose murabikurikirana muduhe ibitekerezo byanyu kugira ngo tubone ko tubana namwe kandi namwe mubana natwe Albert rero nta rindi jambo turabashimiye nanjye nabashimiye ibiganiro byiza ku Museke bihoraho naho ubutaha.